Isabelle uwo nifuza umugabo nkunda cyane nidasambere nkunda kandi abazanyitaho. Yes, ari umukristo. Yes, azabazimana azabazimana kandi azaba nkunda pe kuko abahungu muri minsi bashaka amafaranga. Ako kantu gacisheho umurongo abo ngo muri minsi Bongo muri minsi bagunda umuntu bakora amafaranga washaka nijega azaba nkunda pe nawe ubutunzi buzaza. The Zoom TV 24. Yes, twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, tubibutsa kudushyigikira mukanda kuri subscribe ku batarayikora ndetse no gukanda kuri notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku munsi, hanyuma ibintu bikomeze bibe uburyohe. Ubu ngubu twamanutse turi aho bita mu Biryogo, ni muri Nyamirambo ahazwi cyane ku Bisima, niho twahuriye n'uyu mukobwa mwiza niho akorera akazi ke ka buri munsi. Reka tumuhe ikaze atangire atwibwira. Nuko Nkeshimana Ariete. Nkeshimana Ariete amakuru ameze. Bimeze bite se? Bimeze neza. Tugusanze mu kazi tugukureye surprise urayize? Surprise bisobanuye? Surprise. Turagutunguye. Hanyuma se amakuru mu kazi bimeze bite? Bimeze neza. Uracuruza biragenda? Boro. Ariete rero tuje ngo dukorane ikiganiro, narakubonye akazi ukora n'uburyo umeze numva birantunguye cyane, biranantangaza, ndavuga ngo nzaza dukorane. Wakoze rero kunyemerera ko tuganira. Yakoze nama. Ariete rero reka dutangire utubwira Ariete ni muntu ki, mu rugo ni hehe, utubwire ku mateka yawe muri make. Yawe nuko Ariete navuze n'umwana umwe mu muryango wanyu. N'ababyeyi mfite. Nuko navutse ko nabwiye i Bujumbura. Wavukiye i Bujumbura? Yego. Hanyuma wavutse ryari, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 28. Hanyuma uratubwira ngo nta babyeyi ufite, pole sana. Ariko hanyuma ababyeyi bawe urabazi se cyangwa bahitabye Imana ukiri muto? Bapfuye ndimo wambaye primaire. Nafite umwaka 8. Nafite imyaka 8. Bombi se bapfiriye rimwe cyangwa habanje nde akurikizaho nde? Abanje ya papa. Akurikizaho mama. Hanyuma wavuze ngo wari uri mu Bujumbura mu Burundi, ni ababyeyi bavuka se cyangwa niko bari bigiriye mu Burundi? Oya, n'abanyarwanda nyine. Ababyeyi bahunze kera. Bagakuru bacu bibi n'ababo baguye muri Bujumbura, barababyara kubabyara. Ababyeyi babo bahungiye mu Bujumbura mu gihe cya Jenoside, muri bya bihe bya kera, hanyuma baza kubyara ababyeyi banyu bo bahurirayo bakurirayo. Hanyuma ko ababyeyi bawe bari bamaze kwitaba Imana, rero wavuye mu Bujumbura gute kandi ari wowe wari umwana wabo gusa? Kuriya muri famille, mfite famille bakomeka kunyitaho. Bakuta turwana na yambana na famille. Yego. Abafamiliye bakomeje kukwitaho, baza mu Rwanda murazana? Yego. Ubu ngubu rero ubana nande? Bana na famille. Ubana mu kaniki? Ni tonto wanje. Ni tonto wawe. Hanyuma hari icyo yavuze ngo harya ababyeyi bawe bahitabye Imana wiga mu wa mbere primaire.
hanyuma amashuri rero bakimara kwitaba Imana ibyo kwiga byakomeje gute? Wakomeje kwiga cyangwa ishuri wahise urikatira? nize mukeya nakomeje Ntabwo wakomeje? niyo primaire narayize. Primaire warayize? Urayirangiza? Oya si yose. Si yose? Uri wagarukiye mu wakangahe? Uriya musore se ari kugutera isoni murakundana cyangwa? Wabwira ntibagutera isoni. Wagarukiye mu wakangahe? Amashuri? Mu gatatu primaire. Hanyuma wavuyemo uzi kubara, gusoma no kwandika cyangwa? Byose navuyemo mbese. Ubu ngubu hano wakandikira umuntu akaba ari umusore mukuru akabaruwa kakamuhereza akagasoma cyane. Bihekana urabizi ariye? Byose gusoma byose nabizi. Gusoma urabizi? Byose nabizi. Ariko ni nabyo koko ntabwo wakora ubucuruzi nk'ubu ukora ku mafaranga umunsi ku munsi utarize. Hanyuma uti narize ngarukira mu wa gatatu, ni ukubera iki utarangije amashuri yawe nyine ngo ugarukire mu wa gatandatu cyangwa se wanakomeza no muri za segonderi? Ibyo sinavuga ko ubanza ari ubushobozi bwabaye wabanza ariyo mpamvu. Ushobora kuba ari ubushobozi bukeya. Hanyuma se ayo mashuri nyine wayize mu Bujumbura cyangwa wagize mu Rwanda naho urahakomereza nyine aya wa kabiri n'uwa gatatu wayize mu Rwanda? Bujumbura. Byose wagize mu Bujumbura. Hanyuma harya ngo wavuye mu Bujumbura ryari? Cyane 9 5. Ubu Kirundi warakibagiwe? Cyane. Arakibagiwe ntabwo kikizi cyangwa dukore ikiganiro mu Kirundi? Arakibagiwe. Hanyuma rero ubugeze i Kigali ugeze mu muryango nyine mu muryango mwakomeje kubana neza na n'ubu baracyakwitaho nyine baracyakoresha? Turacyabana. Hanyuma muri Kigali rero ubahagana? Nyakabanda. Ariete uba mu Nyakabanda ugakorera mu Biryogo. Hanyuma se urebye nyine n'imiterere yawe usa n'umuntu wavukanye ubumuga, warabuvukanye cyangwa byaje umaze gukura? Narabuvukanye. Yego. Gutaha mu Nyakabanda ukorera hano mu Biryogo ntabwo bikubera ihurizo cyangwa ntibikubera ikibazo? Uragerageza. Hanyuma se amafaranga araboneka nyine? Boro. Uracuruza rero, ucuruza n'umwenda wambaye biragaragara, ucuruza amafaranga, mobile money, ugatanga n'amayinite, ibintu nk'ibyo. Wabitangiye kubikora ryari? Nabitangiye muri 2018. Yego. Nibwo watangiye gukora aka kazi? Hanyuma mbere yaho rero wakoraga iki? Mbere yaho nuko natuze imiti zonyine biravamo nshobora ncuruza amakara ukabona byavamo. Wacuruza n'amakara? Waranguraga nk'imifuka ingahe? Waranguraga nk'imifuka ingahe? Nafite akadepo k'amakara. Ufite akadepo kawe? Yego. Kuko natangiye gushaka amafaranga kera. Watangiye gushaka amafaranga kera? Kuko sindayabona neza. Ariko uzayabona? Ufite icyizere ko uzayabona? Cyane. Ndabyizera cyane. Hanyuma Ariye, amafaranga rero watangiye gushaka amafaranga kera, na n'ubu uracyashaka ngo nubwo utarayabona ariko uzayabona. Hanyuma igishoro wagikuye rero? Urabona iki gihe kubona igishoro urubyiruko rwinshi ujye ubabona na hano mu Biryogo birirwa bagenda, benshi babazanga kudakora ati nta gishoro. Wowe igishoro wagikuye hehe? Urumva wari ufite ubumuga, kubona icyo gishoro utangirira ku miti biranga, ujya mu makara biranga, wenda hari n'ibindi wacuruje, amafaranga yo gutangiza wayakuye?
bamwe mu bavandimwe banjye bagagira gutekerezo baracumba hanyuma barayama baragufasha baramfasha. wabagejeho igitekerezo barabyumva. ese ntabwo bagize ikibazo bavuga ati uyu muntu ko afite ikibazo cy'ubumuga amafaranga azayahombya bikabanza kugorana bakasa n'abayakwimye, cyangwa igitekerezo bahise bacyakira neza? baracyakira ko ubwa mbere tuza hari abarabugone nta mpamvu icyizere. Yego. hanyuma rero watangije angahe ugitangira business, ugitangira gukora watangije amafaranga angahe yawe wari ufite mu ntoki? yari ufite mu ntoki watangije ugitangira mu kibyibuka neza? yamumbaramana. oya, igihe watangiriye gukora akazi watangiye gushaka amafaranga ubwa mbere ukivuga ngiye gukora watangiye wari ufite amafaranga uturuza dapamukana mfite magana abiri cyampaye nka data ucuruza depo y'amakara ufite mu 200 ko nyine byaciyemo ibihombo. ubwo ayo 200 no mu muryango baricaye baraterateranya aragwira? n'inshuti n'abavandimwe babaterateranije. yego. Hariyete uti natangiye gushaka amafaranga kera ariko ntabwo ndayabona. umuntu ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe ugitangira gukora icyo gihe uvuga ngo ngiye gushinga depo y'amakara? kera cyane nene vuba n'abandi. Hariyete rero hirya no hino ujya ubona abantu bafite ubumuga butandukanye, nk'umuntu n'urugero ntafite akaboko kamwe, cyangwa umuntu afite ubumuga butandukanye, reka sinijirwe mbijyamo, ariko ukabona umuntu yicaye mu muhanda ari gusaba. wowe kuki watekereje icyo kintu ntuvuga ngo reka njye mu muhanda njye gusaba, ariko uravuga ati reka nshaka ukuntu mbona amafaranga? icyo gitekerezo cyangwa izo mbaraga byavuye nko kwicara umugabo w'imvune ngora usabiriza umuntu umukandira w'imvune mu mutima n'umugabo w'imvune pe usaba utama amavuta imyenda n'umugabo w'imvune n'umugabo nicaye ndabitekereza cyane mbisaba n'Imana mbona amgezeho. ati kwicara ugasabiriza mu muhanda ni ibintu bikuvuna mu mutima. waricaye rero uravuga ati reka ngeze igitekerezo ku babyeyi ku nshuti n'abavandimwe nabo barakumva hamwe n'Imana. uravuze Imana, urasenga, uri umukristo, uri umusilamu, urasenga cyangwa wivuga gutyo gusa? usengera muri itorero Restoration. umukristo muri Restoration cyangwa niho watangiriye muri ririya torero? nyuma usenga ryari? Dimanche gusa niho usenga? iyo kwezi nonera kwanana na nijoro kuko aba amasengesho ndaje aba mave muri veye ujyayo? ariko zini gifaransa Igifaransa gikuye mu Bujumbura ngo bavuga Igifaransa cyane. Urakaze. Hanyuma Ariye, iyo wiherereye wenyine uri gusenga, ni iki cyifuzo cya mbere na mbere kiba kiri kuri ku mutima ubwira Imana? Icyifuzo cya mbere kiza imbere ya byose. umuntu ufite ibyifuzo byinshi. Nk'icyifuzo kiza imbere kiba kiri ku isonga. Icyambere nyine nuko numvaje icyambere icyifuzo cyambere yiri gusenga wiherereye, uri gusenga mu mutima cyangwa se uri muri veye, buri wese bafite ibyifuzo afite cyangwa ibyifuzo ageza ku Mana. Wowe nk'icyifuzo gita kiza mu bitekerezo byawe ni ikihe? icyifuzo cya mbere uraza kubitubwira. Hanyuma Ariye, uracuruza hano ubu amakara ngo yaje kuguhombera, ujya mu by'amayinite aribyo urimo ubu ngubu. Iyi business cyangwa ubucuruzi ukora
ubwo ubona buhagaze bute nyine ubucuruzi uri gukora ubu ngubu tunagusanzemo ubucuruzi ngurira cyane ni bwiza kuko umuntu ufite kashi amafaranga nyine afatika umuntu ufite amafaranga afatika kashi yego ni bwiza pe ku muntu ufite igishoro mbese gifatika biragenda cyane. hanyuma watangiza igishoro cyangahe gucuruza ibi bya mituyu urumva warahombye depo y'amakara yarahombye ariko tukiri aho ngaho niki cyatumye uhomba ku makara tutaragera kuri ubucuruzi neza amakara ubona ari iki cyatumye uhomba ko amakara njye ngo nayarunguka burya depo y'amakara ngo aho nakoze kwa bitaka ni cyane ntabwo byagendaga cyane nishyura n'inzu y'abandi niyo mpamvu watangije 200,000 wagiye gustopa gukoresha gucuruza amakara usigaranye nk'amafaranga angahe wasigaranye nk'ibihumbi 100 ari nabwo wahise uvuga ati reka mpindure business njye gucuruza amayinite amayinite rero uramaze kumbwira ati gucuruza amayinite gucuruza mobile money ati bishaka kuguteza imbere ku muntu ufite igishoro icyo gishoro se wowe winjiyemo gifite cyangwa uracyari kurwana nyine ukoresha ducyo dushoboka ndacyakwazwa sinaba nko byifuza ntabwo urabona igishoro gifatika nko byifuza nk'igishoro gifatika buriya ni nk'amafaranga angahe ariye igishoro gifatika wowe wumva ati mfite aya mafaranga runaka nakora kandi ngakora business nkiteza imbere wumva ari nk'igishoro cyangahe 500 ibihumbi 500 ucuruza ibi bintu byanyu aho byakugeza bura nk'ibihumbi 500 se inyungu bura muyibara gute muyibara ku munsi muyibara ku kwezi abantu bacuruza gutya buri inyungu muyibara gute kwezi ubu ngubu si yubaze no bwose bitaragenda neza nko ku kwezi ubona ukoreye nk'amafaranga ahe wariye wateze wagiza gutyo bura uyubaze wibareye nyine urumva wakoze business kera uri hari ukuntu bari abacuruzi bira barakaze niyariya harahana byandika ni yakoze kanana ntabyandika hanyuma nk'iyo ukoze total ukwezi gushize ubona warakoreye nkangahe mu gashoro gatoya ufite ku kwezi zose zavuyemo uje ukorera nkangahe buriya yubaze byose ku kwezi iyo byagenze neza nk'ibihumbi 20 ku kwezi ushaka kubikoresha ariko ariko ni ukuvuga ngo igishoro kibonetse ushobora no gukorera 100 cyangwa arengaho cyane yego hari ikintu nari nkomojeho mu kanya urabona hari igihe umuntu nyine abana afite ubumuga yewe butanakaze cyane ariko akumva ko yajya gusaba akumva ko atagena ngo yikorera akantu nkako abantu nkabo kandi bariho ujye ubabona barahari benshi nk'iyo utambutse rero ku muntu usabiriza wirirwa agenda mu muhanda asabiriza kandi hari nabo njya mbona muri Kigali aganasaba ngo nuko afite umwana ngo mfite umwana muto ngo papa we ngo yaramuntanye nta n'ubumuga afite cyangwa ukabona undi muntu afite ubumuga ariko ukabona budakabije cyane ashobora kugenda agakorera ayo 200 cyangwa 300 akabaho iyo utambutse ku bantu bameze gutyo ni iki cyambere uhita utekereza ni iki uhita umutekereza cyane kura nko mu mama nyine komeye afite amoko ntabwo bakomeye manumba mu cyifuzo cyane manumba namubwirana kuyamuka mu mufuka akora yego ubwo ni ubutumwa we iyo uhuye n'umuntu umeze gutyo wumva ko azatungwa no gusabiriza tuvuga ati mfite ubushobozi namwegera nkamuganiza nkamubwira amaboko mu mufuka ukore yego hanyuma iyo ubonye umuntu umeze gutyo se ntago bikubabaza ubona umuntu nyine usabiriza ushaka gutungwa no gusaba ntago bikubabaza kandi ubona ko akuye mu maboko mu mufuka byacamo birakubabaza hanyuma abantu nk'abo rero niyihe message uhabahereza
bibaye ngombwa ko bakurikira iki kiganiro, ni ubuhe butumwa wagenera abantu bumva ko gusabiriza ari umuco mwiza, bumva ko batungwa no gusabiriza kandi ari abantu badafite n'ikibazo gikomeye, hari abantu bakora dore nk'ubu wowe urakora kandi uravuga ati hari igihe 20 nyabona ku kwezi iyo byaciyemo, abantu babona ubuhe butumwa bagenera? ubutumwa naba nko bakoramo amako mu mufuka bakagaragaza gushika gashoro nk'onane n'abishatse bagakora nibaze umusaza naba mesaje yawe nuko bakora amaboko mu mufuka bagashaka aho bakura igishoro bagakora, hanyuma ariko abantu bose ntabwo bagira amahirwe yo kubona icyo gishoro nk'uko wakibonye, wenda wowe hari uko Imana bigenje. icyambere yasenga akakagara Imana kuko buriya byose Imana n'ibitanga byose biva ku Mana. none Ariko hari abantu basenga gasenga kajya kanyarira, ariko bari bajya gusenga ku musozi cyangwa mu cyumba ukamara iminsi nk'itatu wirije. umutumba wandaza pe Ujya wiriza cyane ujya mara nk'iminsi nk'ingahe wiriza? Iminsi myinshi wamaze uri gusenga Imana. 20 kora pe 20 wowe wakiriza iminsi 20? oya ndanijoro Urya nijoro? Ni ryari wigeze kwiyiriza iminsi 20 irarangira? ubuse mu kwa 12 2019 ahoze iminsi 40 hariyo urabeshya. byo mbaza mubyara wanjye Iminsi 40 urayikora yose usenga utarya ku manywa? ndanijoro Abakorera rero hari igihe mujya mubeshya mushaka kutuvanga. wayasembesha ndabiyama ubutsinga bwacu babakora buri n'amangunga harya usengera muri Restoration Church? Ayo masengesho narayumvisha ko papa umushumba wanyu mukuru wanyu ni Apostle Masasu. yes Naragize kubyumva ngo muri gusenga iminsi 40. Nawe urayisenze cyane hanyuma ni kiye cyifuzo wari ufite? Numvaga ngo buri wese nga afata icyifuzo cye, buri wese aba afite icyifuzo cye. uteye imbere kufasha nkazamuka mu ntera Hanyuma muri ibyo byifuzo urumva n'ibindi urumva icyambere newe nkajyanje ariko ngo hari n'igihe wafashe ngo uri gusengera ngo umugabo umusheri wawe nabyo birimo kugajyanye nabyo birimo nabyo ni byiza hanyuma ariyo bumva wifuza umugabo umeze ate? Urabona iki gihe njya numva ikintu bita divorce ujye cyumva? ndabyumva Wumva ubu ngubu bihagaze bite ibintu bya divorce? divorce ni ibintu bibi cyane. Ni ibintu biriho cyane biri kuvuza ubuhuha. Hanyuma urumva uri gusengera mu byo wasengeye wari ubiduhisha ariko umwuka wera arabitweretse. Genda kaza birandeba umuntu ngahita mbimenya umwuka wera nanjye hisanze amaravuga ati Ariete yasengeraga n'umugabo. Ariete iyo wicaye wumva ushaka bumva wazanezerwa ushakanye n'umugabo umeze ute? umeze ute? Iyo gusenga ubusaba Imana icyambere uwo nifuza umugabo nkunda cyane nidasambere nkunda kandi abazanyitaho yes kandi ndakuze ari umukristo yes azabazimana azabazimana kandi azaba nkunda pe ibyo byo adakurikiye kuko abahungu muri iyi minsi bashaka amafaranga ako kantu gacisheho umurongo abo ngabo muri iyi minsi abo muri iyi minsi bakunda umuntu wese
bakora amafaranga hanyuma aho ngo muri minsi washaka nishaka ataba nkunda pe nawe ubutunzi buzaza afite n'imirimo afite n'umurimo hanyuma se adafite akazi ariko akunda Imana asenga cyane akaniyiriza akajya mu byumba ari no kwa masasu nawe ariko adakora nta kazi afite ntago wamwemera namwemera aba aritonda hanyuma icyo na kimana izajya kurabura nase nta kango abarokora ari ukuntu berekwa cyangwa ari ukuntu Imana babwira iyo bari gusenga mu minsi 40 nta kintu Imana yakubwiye kuri ibyo byifuzo bitatu atubwiye bikomeye cyazo cyane wacyumvise no kurira kujijisha abarokore bajya bavuga ngo barerekwa noneho by'umwihariko wafashe iminsi 40 uri gusenga ufite ibyifuzo bitatu gutera imbere kuzamuka urumva niko gutera imbere n'umugabo muri ibyo ntacyo Imana yaguhishuriyeho muri ibyo byifuzo byawe nta kintu Imana yakubwiye byose biri hafi ariko hari amakuru numvisha hano muri Biryogo ushaka kuba ufite umuntu muri kumwe muri iyi minsi mukundana oya nawe bya bindi bivugwa n'ibihuha ni imyitiriro uzi nawe nyine nawe ntabwo ari byo urabeshyera uzapfutuwe uzapfutuwe ariye urindire wanjye urindire wawe kandi azaza Imana izamuzana hanyuma ariye iyo wicaye gutya uba wumva muri iki gihugu cy'u Rwanda ari nde muntu bufitiye amatsiko yo kubona yo kwicara mukaganira hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ninde muntu ubyumva nk'amakuru ye cyangwa ukamubona ariko ukavuga ati no muntu ndumva nifuza ko twakicara tukaganira nkamubwira ku byifuzo byanjye umuyobozi wacu dufite abayobozi benshi Perezida Paul Kagame umugabo w'ikirenga cyane uba wumva ugize amahirwe kumubona wamubaza iki cyangwa n'iki wamusaba cyangwa n'iki wamuganiriza wumva mwaganira kuri iyi ngingo bibaye ngombwa ko mubonana nyine n'iki wamusaba cyangwa n'iki wamuganiriza cyangwa umufashe namusaba ngo yamwishyura gishyitse wishyura nkomeza umurimo wanjye yesi ngatera imbere byazashimisha hanyuma se ujya ukunda kumva nk'ibiganiro bye atanga cyangwa impanuro akunda gutanga hari ibiganiro byo ari cyo ujya wumva aribyo ujya wumva ndabyumva ni iki nko mu magambo akunda kuvuga n'icyo ajya avuga kumva uragikunze akunda kugarukaho gukora yesi kwigira no gukora cyane kwihangira imirimo inama zo warazikurikije cyane narangiye imirimo ni iki wamushimira rero muramutse muhuye urumva hari icyo wamusaba ariko hari na byinshi yagiye avuga ukumva birakubatse ni iki wamushimira muhuye namushimira ko yadukangurira kuko tugakora amako mu mufuka tugakora tukamenya imirimo ibyo nkamushimira bamushimira ko yadushishikarije gukora amaboko mu mufuka tugakora tukamenya imirimo shimira hanyuma ariye uramutse ugize gutya ugatera imbere ukabona ubushobozi ni iki ujya wumva wakora ku buryo wajya ukibukirwaho igihe cyose usubiramo uramutse ubonye amafaranga sinzi inzira iyo yose yabonekamo yaba ari abantu bagufashije yaba ari ukoze gutyo ugatera imbere burya ngo ingorofani ihinduka indege niko njya numva bavuga kandi koko nibyo ushaka kubyuka ejo ugakora ukabona amafaranga ukabona nawe kuza ukajya uvuga ati n'amafaranga asari guturuka he
akageza nk'amazi ari gucomoka muri robine. Uramutse ubonye ayo mafaranga ugatera imbere, bumva ari iki wakora ku buryo abantu bazajya bakikwibukiraho? Nembere mu bantu nafasha abana b'imfubyi, nafasha n'abafite ubumuga, nafasha n'abantu bababaye cyane, kuko iyo umuntu ari umushomeri birababaza. Wafasha imfubyi, ugafasha abababaye, ugafasha n'abafite ubumuga. Yes. Ubushomeri burababaza. Burababaza, nabufashe cyane abo bantu. Urakaze, ufite ibitekerezo byiza. Hanyuma Ariel, kanumva afite kukubaza ibibazo byinshi. Urabona hari hanze nyine mu gihugu cyacu hari umuryango cyangwa hari amahuriro y'abafite ubumuga atandukanye. Hari ihuriro na rimwe waburimo nyine ry'abana n'ubumuga? Ntabwo. Kubera iki utabijyamo? Nabwiyemo pe ko aho kuri uwo mubyeyi yamfashe nabi, yambwiye ngo mbizemo akadushakira inkunga. Kumbe iyo nkunga iyo bazimo ari ntuzirira, kuko yari yabinyemeye pe, yari yamfite amafoto umuzungu akamwarira inkunga, araririza mpita mbivamo. Nibyo nahise mbivamo. Nijya guciye intege. Kuvuga ngo umubyeyi yaragufashe nyine abahuza n'abandi bana bafite ubumuga. Amafoto mabi nk'umuhaye akayashyira abo bazungu kama amafaranga, hanyuma bakayirira ntihagire icyo babamarira. Niyo mpamvu nahise mbivamo, ni umukurikirana abantu ndamuvamo mu Burundi. Byaguciye intege cyane. Ese niki cyakubwiraga ko babohererezaga amafaranga? Uwo mama yabinyugariye ko haba ikibazo kivutse cyo kwivuza, kuko baratuvugana umwuga. Bari bavuze ko bazabavuza? Yego. Musaba amafaranga yari yabyemeye n'imbere y'umudogiteri, abyemera ngo bari bamubwira ngo ni umusikaneri, abyemeye agakomeza kumbesha komita mu kubivamo. Ariel, none se urumva bakwizezaga ko bazakuvuza, hari icyizere cy'uko bakuvuje ushobora gukira? Ariko bawumva nyine mu byifuzo byawe no kwivuza nabyo birimo? Nabyo byaba byiza bamvuye. Yego. Ariel, noneho twavugaga ku bantu bafite ubumuga bumva ko babaho basabiriza. Reka none tuve kuri icyo cyiciro tujye hari n'abadafite ubumuga, urubyiruko by'umwihariko hano mu biryo gujye babona bibera mu biyobyabwenge, bahora badeyambira batembera hano bakora ubusa, reka mbivuge gutyo. Nk'abo bantu iyo babonye wiyumva ute? Iyo ubonye urubyiruko bakomeye nta kibazo bafite, bararangije amashuri se, ariko ukabona birirwa bazerera nta kindi kintu bakora, byumva ute? Wumva byakira gute mu mutima wawe? Iyo mbabona babiyambabaza, kuko abenshi nabo baba bapfuye, abapfuye baranirwa, kuko akenshi nanjye abonabona barananitse. Rero iyo mbibonye birambabaza, kandi n'abasore bazima bazima kandi beza. Hanyuma niyihe nama wabagira niba utabasha kuba wabona hano ngo bahamagara bagira inama hano, wenda baradukurikiye muri iki kiganiro, niyihe nama wagira abantu nk'abo bumva ko bari ukwizerera utakora, bumva ko ngo akazi ngo ari akazi kagayitse ngo ntago yacuruze? Barapfuye cyane pe. Iyo mbabona birambabaza. Icyo nabwira ko bashyira ku buti bagakora nabo, ntibewe bajya kubisabiriza cyangwa biba abantu,
abakora nabo babona bareke gusabiriza, bareke kwirirwa bazerera, bareke kuko nibyo ngo biteza ubujura, aho kwirirwa basabiriza bakora amaboko mu mufuka bakore. Hanyuma tugenda tugana ku musozo. Dusoze? Cyangwa uracyafite ibintu byo kumbwira? Urumva ikiganiro gihagije? Tugana ku musozo rero. Wenda hari abadukurikiye, dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga. Reka nguhe nk'iminota nk'ibiri ubwira abantu. Urumva hari ibyo twagiye dukomozaho by'ibyifuzo, urumva, ariko muri rusange tubwire nyine nk'ikintu wifuza, ku buryo habaye hari abadukurikiye iyi nkuru ikabakora ku mutima, icyo wumva nyine wafashwa kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza, kugira ngo imishinga yawe itere imbere, kuko ufite viziyo nziza, ufite n'ibyifuzo byiza, uravuga ati nteye imbere, hari ibyo nakora nanjye nakita ku bameze nkanjye. Yes, ariko hari uburyo nyine ushaka guteramo imbere, hari uburyo abantu bashaka kugufasha, wenda simbizi, wowe wumva n'iki wasaba abadukurikiye, bibaye ngombwa ko hari umuntu ufite umutima wo gufasha. Gufasha n'abasaba nko bamfasha amafaranga nkomeza koko gushora bakama amafaranga nyine ashitse. Amafaranga ashitse? Yego. Ese ukabona igishoro? Gushora cyangose. Nkora. Yes, ni cyo kivuzo cyane. Yego. Cyakabiri nkone nabyo n'amafaranga nk'abakwifuza. Yes. Nabyo mu byifuzo byanjye ndabibamo. Cyagatatu. Shagata kukono baba makazi kukoreramo. Yes. Baba amafaranga shida na business kuko tumushinga mu Rwanda mwese. Fite imishinga myinshi. Baba amafaranga shida na yes. Wumva wakora ihe business rero? Ibintu byinshi. Nigiye iguhora ku mutima bumva ati nahera kuri iyi. Ku mutima bayamaye na fata ojambe alimentation. Washaka? Nashinga alimentation. Washinga alimentation. Cyane. Urasa alimentation irunguka? Sinzi nabaza. Ntabwo ujya ukora nyine, ntabwo ujya ugenda ureba nyine ngo urebe nimba koko yunguka. Yego, nareba n'indi bizinesi nashyira moto ku muhanda nk'ebyiri. Nta n'imwe uriyongoza kugura? Oya ntamfite mama, ntamfite. Yego. Yes, Ariete ibyifuzo bye ni uko yabona igishoro gifatika, byaba ngombwa agahindura na bizinesi, n'icyifuzo cyo kuba yavuzwa agakira. Abakunzi ba Dezum TV murabyumva kandi muramubona, nyine ni umwana w'umukobwa ukiri muto ahuye n'ikibazo, avukana ubumuga, ariko ikirenze kuri byo nuko yitinyutse akajya gukora, akajya gushaka amafaranga, agakora amaboko mu mufuka nk'uko yakunze kubigarukaho. Ariye, dusoza uri umukristo, niba udusoreza udusengera, niba udusoreza turirimbira, uradusengera? Yego, reka udusengere, usengere n'iki kiganiro dukoranye kizarebwe n'abantu benshi batandukanye bo mu nguni zose z'isi, abanyamahanga, abanyarwanda, abarundi, ariko n'abarundi bakunda kudukurikira. Buriya wasanga hari uzadukurikira agasanga arakuzi. Rero dusengere twese, dushyire mu biganza by'Uwiteka, hanyuma dutandukane, natwe tubwire abadukurikiye, abafite umutima wo gufasha bazagushyigikire kandi bizagende neza. Yego, akira dusengere. Umwana tujemeye gushima umwana mwiza uduhaye, nawe wabishakwa ayo masaha mwami mbandano itubara n'icamwami Mana, wace ababavandimwe bayana mwami, ubane nabo papa, ugirire neza mwami Yesu. Data twose mu ijuru, mbasabe mwisha wawe mwami Mana, ubitaho muri byose mu izina rya Yesu. Nanda mwangu kumfasha kumuzira neza mwami Mana, ibyo mvuzana mwami undi imbere uyobore
uganze mwami umfashe bitse mu izina rya Yesu bisabinezeye amen. urakoze cyane umuntu w'umusaza urakoze nanjye ndabashimiye. aradushimiye tuzongera gukorana ikindi kiganiro se yego hanyuma se ntumye kuri bandi hari ibitangazamakuru ukunda cyane ibihe umva uzanana Afrimax umva uzabazana wonde bifuza Afrimax irabifuza hari umunyamakuru wavuze se w'icyo kinyamakuru uwo numva cyane na Afrimax Afrimax urayikurikira cyane ariko abanyamakuru bawe ntabwo urabamenya neza sinabamenya neza witwa ngo Bakti witwa Innocent nzakuzane nde muri abo hari witwa Bakti w'umusitari hari n'uwitwa Innocent none se ugira smartphone ujya bareba cyangwa cyane arabamareba hari ibyo bareba nzabakuzanira kandi abanyamakuru ba Afrimax TV Ariete ngarabashaka shaka muganira kubeki ari cyo kinyamakuru wifuza kuko numvise kuganira by'abari byiza hano kandi barafasha cyane barakuvuza cyane niyo mpamvu nanjye mbifuza bazangereho urakoze rero amina nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.